wenda duhere mbere yuko tujya muri uwo muco wo kuzigama iterambere fund n'ikigega giteye gute? Murakoze cyane, murakoze ko mwadutumiye kugira ngo tuze tuganire ku bijyanye n'iterambere funds. Wenda ntaratangira no kuvuga kuri iterambere fund, navuga kuri Rwanda National Investment Trust nk'ikigo gishinzwe gucunga ikigega iterambere fund. Rwanda National Investment Trust ni ikigo cyashyizweho na leta y'u Rwanda binyuze muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi kugira ngo dukomeze gushishikariza no kwimakaza umuco wo kwizigamira. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri no guteza imbere isoko ryacu ry'imari n'imigabane. Rero muri ubwo buryo dushyiraho ibigega bitandukanye, tukaba twaratangiranye n'ikigega iterambere fund. Ikigega iterambere fund kikaba ari ikigega cy'abantu baba bishize hamwe, aho abantu bakusanyiriza amafaranga hamwe, maze aya mafaranga yakusanyijwe mu buryo bwo kwizigamira agashorwa mu bicuruzwa bitandukanye byo ku isoko ry'imari n'imigabane ari mu Rwanda, ndetse kera tukazashobora kuzajya no hanze mu Rwanda. Rero ikigega uburyo gikora nk'uko nari ndangije kubivuga ko ari ikigega cy'abantu baba bishize hamwe, ni ukuvuga ngo abantu uburyo bwabo bwo kwizigamira barabukusanya bakabushyira hamwe, maze ayo mafaranga akajya muri icyo kigega. Noneho ayo mafaranga yagiye mu kigega agacungwa n'umuntu w'inzobere mu bintu by'ishoramari, kugira ngo abantu bizigamiye amafaranga yabo muri icyo kigega bashobore kubona inyungu mu mafaranga baba bagiye bizigamira. Ubwo se byatandukanira n'umuntu usanzwe afite abantu bahuriye muri koperative n'urugero, cyangwa se tuzi n'ibimina bibyara ama koperative nyuma, kuko nabo baba bishyize hamwe buri wese agatanga ubushobozi. Hari aho bizatandukanira? Biratandukanye, kubera ko buriya buri kintu cyose iyo gikozwe kiba gifite intego baba bashaka kugeraho. Ari nka koperative, yaba ari nka koperative y'ubuhinzi cyangwa ari koperative y'abantu bashaka gukora ubukorikori, cyangwa ariko ibingibi ikigega icyo kigambiriye ni uguteza imbere kwizigamira. Rero ari abantu bari muri koperative nabo baza mu kigega kubera ko bashobora kwizigama, kuvuga ngo amafaranga baba bungutse muri koperative hari ayo bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, hari n'ayo bagomba kuzigama kugira ngo bateganye ejo habo hazaza. Ari na koperative ubwayo amafaranga aba yungutse nka koperative nka entite, nayo hari amafaranga ikoresha mu buryo bwayo bw'imicungire cyangwa by'imibereho ya koperative, ariko hari n'andi mafaranga baba basagura. Ayo mafaranga bakagombye kuba bafite uburyo bwo kuyazigama kugira ngo bashobore kuba bakora indi mishinga irusheho iyo bari basanzwe bakora. Ariko ubundi iyo umuturage iyo mubegereye mubigisha ibigendanye no kwizigamira, akumva ko wenda amafaranga runaka ariyo muheraho muzigame, ese muri iterambere fund amafaranga ubundi aba asabwa kugira ngo umuntu yizigamire, hari ayo muba mwagiriye cyangwa ariyo yose umuntu arayazigama? Ikigega rero mu buryo cyatunganijwe mu buryo bwo gufasha n'abantu bafite ubushobozi buke, ku buryo umuntu aheraho ari amafaranga 2,000. Twatekereje ko niba ari uburyo bwo kwimakaza no gushishikariza umuco wo kwizigamira, ko nta munyarwanda n'umwe twasiga inyuma. Rero niba ntawe twasiga inyuma, turatekereza tuti 2,000 n'umukozi wo mu rugo ashobora kuyabona, ari abanyonzi bashobora kuyabona, ari abamotari bashobora kuyabona, ari n'umuntu uwo ari we wese ashobora kuyabona. Ariko ayo ngayo niyo makeya, bivuga ngo menshi, kuko n'ibigo biba byemerewe kuba byazigama. Ibigo bikomeye bifite amafaranga menshi biraza bikizigama. Ni nacyo cyiza cy'ikigega kubera ko gihuza abantu b'ingeri zitandukanye. Noneho kubera ko amafaranga aba yakusanyijwe, mwajya kuyashora agashobora gutanga inyungu no kuri ba bandi batakagombye kuba babona inyungu mu buryo bwari busanzwe buriho bwo kwizigamira. Ahangaha ndagira ngo wenda usobanurire nk'umuntu w'umuturage dukurikiye wumva ko ibintu byo kwizigama hazigama ufite menshi, ntabwo ngiye mu bushobozi bwanjye bukeya, ndaba ntabonye nahagije yo kuntunga, ndabona nayo kwizigamira. Nk'uwo muntu akeneye kubyumva ati? Rero ni ibingibi nyine tuba turakora byo kumvisha abantu ko ubundi kwizigama ntago umuntu yakwizigama menshi, kubera ko ufite menshi urumva nyine hari uburyo ki uba warayabonye kugira ngo ugere kuri menshi, nuko uba warahereye kuri make.
rero turakangurira abantu ko badakwiriye kwisuzugura cyangwa kuvuga ngo ibyo kwizigama n'ibyo abantu babona menshi cyangwa bahembwa menshi cyangwa bakorera menshi. Amafaranga yawe 2,000 ushobora gutangira kwizigamira make 2,000 ukazagera ku ntego ushaka kuzageraho. Cyane cyane nk'abakozi banakora bakorera n'imishahara, nabo turababwira ati ushobora kwiha gahunda buri kwezi ukazajya ufata amafaranga makeya ku mushahara wawe, ari 10%, ari percentage runaka ushaka gufata ku mushahara wawe, buri kwezi ukajya uyashyira mu kigega, ko ayo ushyira mu kigega tuyabaramo nk'imigabane mu kigega uba washizemo. Noneho uko ugenda wongeramo amafaranga yawe muri icyo kigega mu buryo bwo kwizigamira, ari nako imigabane yawe igenda yiyongera mu kigega. Ni ukuvuga ngo amafaranga makeya umuntu yaheraho amafaranga 2,000, ndibaza ko ari amafaranga make. Nta muntu nyarwanda wavuga ari umumason cyangwa abafundi bakora ku mashantiye nubwo bahembwa ku cyumweru. Abafundi ubu ngubu basigaye bahembwa 2,500 abayede, ngira ngo abayede ni 2,500. Uvuga ngo ufashe umubyizi wawe umwe ukaba ushobora kuwizigamira mu cyumweru, mu kwezi uba ufite 8,000. Rero nubwo utagira 8,000, byibuze ukagira 4, ukagira 2, ukagira ayo wizigamira kugira ngo ushobore kubaho guteganya. Urimo gukora reference ku kwezi. Ese ni hame ko umuntu agomba kuzigama buri kwezi, cyangwa se ashobora no kuzigama buri mezi 2 cyangwa se buri cyumweru, umukurikije uko wenda ikigega cyanyu giteguwe uburyo bwo kuzigama? Ni hame ko ari buri kwezi? Oya, ntabwo ari hamwe buri kwezi, uyashiramo uko uyabonye. Abo tuvuga cyane cyane tuba tukangurira bya buri kwezi niba abandi baba babona amafaranga buri kwezi ahoraho, ari nk'imishahara bahora babona buri kwezi. Ariko ari nk'umuntu ujya ukora ibiraka ashobora kubikora rimwe mu cyumweru, rimwe mu kwezi, rimwe mu mezi 2, rimwe mu mezi 3, bivanye. Tuvuge nk'ubu ngubu uri mu consultant, ujya ubona ikiraka rimwe mu mezi 3, ukayabona ayo mafaranga yawe, ukavuga uti noneho niba nayabonye ndashiramo ukunguku, nta kibazo. Aho uyaboneye umubare wayo ubonye nta kibazo, ikigega kirabyemera ko ubundi umuntu azigama cyangwa se abitsa no muri banke kenshi abatekereza no ku nyungu. Uriya muntu muhaye amafaranga yanjye, yego aramfashije kuyazigama, ariko se inyungu nzagiramo ni iyihe? Ni ukumbikira gusa cyangwa hari na pourcentage runaka iziyongera ko nzaba naramuhaye? Ubu ngubu turebye ku mafaranga twakusanyije mu kigega, kuko ikigega cyatangiye gukora itariki 12 z'ukwezi kwa 7 kitangijwe na nyakubahwa Minisitiri w'Intebe. Twakusanyije mu cyiciro cya mbere amafaranga arenga miliyari 1. Ayo mafaranga twakusanyije twatangiye kuyashora. Ubu ngubu tukoze ibyo twita annualized return, cyangwa urebye mu mwaka icyo aho twayashoye ayo mafaranga atanga arenga 9%. No kuvuga ngo mu buryo busanzwe bwo kwizigamira nta handi wabona ayo mafaranga 9% mu mwaka y'ubwizigame, kubera ko icyo gihe dutangira umugabane abantu bizigamira, umugabane twahitaga tuwugira ku ijana, niko kari agaciro k'umugabane. Ni ukuvuga ngo iyo washyiragamo ayo mafaranga navugaga 2,000 make, wahitaga ubona imigabane 20. Noneho icyo gihe amafaranga 100, ubu ngubu bigeze ku 102.9. Uko nariyo ndareba trend tufite muri iki cyumweru kizajya kurangira bimaze kuba nk'103. Noneho yari uhereye ku gihe twarangirije itariki 7 z'ukwa 10 icyo cyiciro cya mbere, ukagira umwaka imbere ukareba ayo umuntu azaba amaze kunguka ararenga 9, ni 9 hafi 7%. Ni ukuvuga ngo nta banke cyangwa nta bundi buryo ushobora kujyamo mu buryo bwo kwizigamira, cyane cyane nk'abangaba baba bafite n'uburyo buke bwo kwizigamira, bashobora kubona inyungu zingana gutyo mu bwizigame bwabo.